Njye natangiye 2024 ariko njye ni ikibyimba narwaye bambagiye CHB Butare ubushobozi bugiye bubura ariko nuko nivuzaga 100% agiye akarere kacu kama icyangombwa cyuko ntishoboye nagenda babwira nti ngewe ndi umunyarwanda kwivuza 100% n'uburwayi ndwaye ndi kubura ubushobozi nibwo rero nahise bagenzi banjye twabanaga Nyabugogo nabo bararagara ku mabaraza babaye mu buzima bwo mu muhanda nibwo nabashishikarije icyo kintu nibwo rero nabegereye mbagezaho igitekerezo cyo gusaba babaranyumvise tutangira gutyo umwuga wo gusaba yewe uko nabigenzaga nabazanaga mu rugo tukabanza gushyiraho irange kugira ngo ifoto igaragare na gikotori nyuma y'irange tugashyiraho gikotori kugira ngo ifoto igaragare ko ari uburwayi. Ndagushuje kandi nkwifurije ibihe byiza wowe udahwema gukurikira Jado Inganzo TV by'umwihariko amaze gukora subscribe kuri channel yacu. Uri umuntu ngezi cyane reka rero nkubwire ngo nawe utarakandaho reka ukande ijambo subscribe ukande like ndetse usharing ibiganiro byacu ku bantu benshi. Ngarutse rero ku nkuru imaze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga inkuru y'abatubuzi cyangwa se abantu bakora igikorwa gisa nko gusaba ubufasha babeshya yuko barwaye ndetse uburwayi bukomeye cyane aho bikomeretsa ngo ku bugabo bwabo cyangwa se hari product bakoresha mu buryo bwo gukomeretsa ibitsina byabo hanyuma barangiza bagasigaho ibyitwa salisa ndetse n'amavuta y'imodoka ndetse uwitwa Nsabimana Janvier ariwe bosi wakoreshaga aba bantu yagiye asobanura ko bakoresha na product izi ngizi cyazitwa produit bakoresha mu kudefiriza cyangwa se mu kunyereza imisatsi mu buryo bwo kugira ngo base nk'abangizaho igitsina cyangwa se base nk'abagikomeretsaho kugira ngo babone uburyo basigaho izindi product zigaragaza yuko barwaye. Ni mu gihe rero mu minsi ishize ku itariki ngirengo 17 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 hafashwe abagera muri 4 bafatiwe mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo bagatabwa muri yombi bigaragara yuko ari ibyo barimo barigera cyangwa se ari ibyo bihangishije kugira ngo bagende basabiriza amafaranga ndetse amafaranga menshi cyane uko byagiye bigaragazwa no muvugizi wa polisi y'u Rwanda muri uyu mujyi wa Kigali witwa CIP Gahonzire. Uyu mugabo rero witwa Nsabimana Janvier akaba ari we wagiye ukora iki gikorwa ndetse agenda akoresha abantu aho yagiye akoresha abasore bamwe na bamwe akagenda basiga product ku bitsina byabo akagenda abohereza mu turere tugiye dutandukanye tw'iki gihugu ndetse no mu mujyi wa Kigali akaba bakagenda bavuga yuko barwaye testicles cyangwa se indwara bita kanseri yo ku gitsina cyangwa se yo ku gitsina gabo. Aba rero bakaba baragiye bafatwa guturuka mu turere tugiye dutandukanye yaba muri uyu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara y'Amajyepfo ndetse n'Iburengerazuba ndetse no mu karere ka Bugesera aha ni mu ntara y'Iburasirazuba. Aba rero bakaba bakoraga mu buryo bugiye butandukanye bakora mu masoko muri gare bagenda basabiriza amafaranga ndetse kandi ngo bakayabona nk'uko byagiye bigaragazwa cyangwa se bivugwa n'uyu muvugizi wa polisi muri uyu mujyi wa Kigali agenda avuga yuko hagenda haboneka amafaranga angana na 1.5 miliyoni ndetse na 2 miliyoni z'amanyarwanda ku munsi. Uyu mugabo rero witwa Nsabimana Janvier akaba ari we wakoreshaga aba basore aho abasore bagendaga birwaza ndetse hakagenda barwazwa n'abagore cyangwa se n'igitsina gore
ubwo hagiye habonekamo n'umukobwa wagiye uvuga yuko yari manager cyangwa se ari we wakusanyaga aya mafaranga y'uyu nguyu witwa Nsabimana Janvier. Ni ibintu rero byagiye bigarukwaho ubwo uyu witwa Nsabimana Janvier yagiye sobanura uburyo ngo yaba yarageze mu mujyi wa Kigali afite imyaka 9 akaba mayibobo cyangwa se abo bitwa marine, abitwa marine. Hanyuma uyu nguyu ngo akaza kurwara uburwayi bukomeye ndetse akaza kujya muri ibi bikorwa byo gusabiriza kuko nta bushobozi yari afite bwo kwivuza, ariko ngo aho amaze gukirira akaza gukomeza ibi bintu byo gusabiriza, ndetse nyuma yuko abonye yuko bitanga amafaranga cyangwa se byinjiza amafaranga menshi, akaza kugira bagenzi be inama. Ndavuga aba bitwa marine, aba barara muri Nyabugogo cyangwa se ku mbaraza za gare ya Nyabugogo, akaza kugenda afatamo bamwe na bamwe, akagenda abangaja cyangwa se abatraininga ibi bintu. Nibwo rero ngo yaje kugira abo akuramo, agenda abereka buryo ki amafaranga agenda aboneka, ndetse bamwe ngo agenda abasiga product zituma basa nkaho bakomereka ku bitsina byabo, ariko ngo agasigaho iyindi miti igenda igaragaza yuko aba bantu rwose bashobora kuba bararembye, ndetse bashobora kuba bafite iyi kanseri yo ku bitsina. Hanyuma rero nibwo nyuma y'icyo gihe polisi y'u Rwanda ifatanyije n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yaje guperereza ndetse iza guta muri yombi bamwe muri aba bantu bagenda basabiriza. Aribwo rero ngo bagiye basobanura uko bakoreshwaga ndetse n'ibyo bagendaga bakoresha, harimo izi product nagiye mvuga haruguru, harimo izi produit bakoresha, abadamu bakoresha cyangwa se abagore bakoresha badefiriza, harimo ibijyanye na salisa cyangwa se sositomate yitwa salisa, ndetse n'amavuta y'imodoka. Ubwo rero ngo bagendaga bagenda basigaho ibi bintu bagendaga bavangavanga, ndetse bakagenda umuntu yagenda abona yuko ibintu bigenda bijojoba ubwo akazuba kakubitagaho cyangwa se ubushyuhe, ngo bakagenda bagira impuhwe bavuga bati reka dutabare umwana w'umunyarwanda. Nisanze mu muhanda afite imyaka 9, nabanje kuba marine Butare, ubuzima bugenda bungora, nibwo nisanze Nyabugogo nabwo ubuzima bukaya bugenda bungora, ntarangamimerere nagiraga. Bazajya bansanga mu rugo banzanira amafaranga nyabare nindangiza nyamuverisi.